mugabo wambwiye papa baye iki n'iki kibaye ko ndi kumva ibintu biri gusona, ko ndi kumva ibyuma biri gusona, papa baye iki mugabo, wambabariye ukansobanura, wambabariye ukambwira ikintu abaye. Muganga nawe yagerageje kubabwira ati mumbabarire musubire inyuma, nari babwiye ngo muze kumureba, numvaga ko ari muzima, numvaga ko nta kibazo kiri kuba, ariko musubire inyuma mwihangane, ndabizi ko muri mwebwe nyine mwatubwiye ko mama Nsabi n'umuganga n'umuhungu we n'umuganga baragerageza babasobanurire, mwemwe musubiye inyuma, mbabarire mbwire ko nta kintu papa ariwe, mbabarire unsezeranye ko icyaba cyose papa uri bugerageze gukora igishoboka cyose akamera neza. Nukuri ko Imana ndabigusabye, wowe subira inyuma nta kibazo, reka njye nijye kubyitaho, reka njye nijye kureba ikibaye, ariko mwebwe musubiye inyuma kuko ntabwo nabemerera ko murenga aha ngaha, ni ibintu bibaye nyine bitunguranye, twa tuzi ko bimeze neza, ngaho rero musubiye inyuma. Nukuri ko Imana mama mbabarire umbwirira aba bantu. Mama Nsabi nawe rero yagerageje arababwira ati mureke dusubire inyuma, turi guta umwanya w'ubusa, turi guta umwanya hano, kandi muganga yakabaye ari kumwitaho, yakabaye ari kugerageza, ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yongere agaruke ku murongo. Rero mureke musubire inyuma. Dogiteri yahise akinga arirukanka nyine ahita ajyamo imbere, noneho mama Nyambara avuga ati si nta kintu kiri bube ku mugabo wanjye, nukuri ko Imana ndikumva mfite ubwoba, ndikumva nyine twari tumaze n'iminsi duserera dupfa utuntu tw'amafuti, ati yagiye ntanamusabye n'imbabazi, noneho Nyambo wahari Nyambo yagiye yicara ahantu nyine, yicara kuri twa dutebe two kwa muganga, ari kurira nyine byamurenze, ari kurira nyine yabuze icyo akora n'icyo reka. Nsabi yaragerageje nyine amwegera impande, Nsabi ni inshuti ye cyane, amwegera impande aramubwira ati bimeze bite, tuza gerageza wihangane, ati byanga binoga nyine abaganga nicyo babereye hano biriya, kandi bari kukubwira ko ari ibintu bisanzwe bibaho, ni ibintu bibaho nyine. Iyo umuntu ari muri ya kondisiyo bigeraho nyine ukabona nyine ubuzima bwe bibaye kuriya, ati rero nta mpamvu nyine wowe tuza, reka ahubwo ikintu cya mbere dukwiye gukora, dukwiye kujya gushaka uburyo dusenga nyine byanga binoga. Abaganga barakora ibyabo, ariko turirengagize ko uruhare runini hariya ruba ruhari ari urw'Imana. Imana niyo ishobora byose, Imana niyo igena byose. Reka rero twebwe ikintu dukora, reka aho kugira ngo twihebe, aho kugira ngo ducike intege, aho kugira ngo tugende twumve ko ibintu byose nyine biri aho ngaho, reka ahubwo twe dushaka uburyo dusenga, dushaka uburyo twicara hasi nyine, dushaka uburyo tujya mu rusengero, ibibazo byacu tubitura Imana, byibura Imana hari icyo yakora, byibura Imana yaza kwigaragaza nk'igitangaza, byibura Imana yaza kugaragaza ubushobozi bwayo, ikamutuvurira. Reka rero aho kugira ngo twihebeho, kugira ngo turire mwana, seka gerageza nyine ibintu byose bitura Imana, iyo mitwaro yose ikuremereye bitura Imana, kuko Imana irabikemura, ndabizi Imana irabikora mwana. Aragerageza rero kumuhumuriza, aramuhobera, noneho Nyambara avuga ati urakoze cyane, tarabwo icyo ni igitekerezo kizima, ati tugende. Ubwo rero baragiye bajya mu rusengero bajya gusenga, hagati aho ngaho twagarutse kuri mama Nyambo na mama Nsabi n'ubundi baracyari aho ngaho, ndetse na Jane na Eric baracyari aho ngaho. Mama Nsabi hari telefone iri kumuhamagara, yarakomeje aramuhamagara, ageze harayitaba, kumbi ni nyirakuru wa Nsabi yaramaje se ku bitaro bimeze bite, ko nta kintu mwatubwiye. Noneho mama Nsabi aramubwira ati nukuri ko Imana waritse tukaza kuvugana mu kanya, waritse tukaba tuza kuvugana ko hano ibintu ntago biragenda neza. Ubwo ni nako ku rundi ruhande nyine mu rugo kwa Nuza nabo bari guhamagara kwa Nyambo, bari guhamagara telefone ziri gucicikana, bari kuvuga ati bimeze bite, abandi nabo ati nta kintu kiragenda, ntago turamenya amakuru neza. Muganga nawe rero yaragiye, bo bari kurebera mu birahuri, babaye nk'abahengereza mu birahuri. Muganga ari gushitura, ari kugerageza, akavuga ati mugaruka, gerageza hangana. Muganga ari gushitura umutima, ariko reka da nta kintu kiri kubaho, ari kongera akagaruka, kongera agasa n'ugarutse, ariko kongera akagenda nyine. Birakomeye nyine handi mvuga ngo birakomeye. Noneho ntuza uruhande rumwe Eric na Jane bo bari aho ngaho nyine, nabo bari aho, buri wese uri kumva mama Nyambo ahagaranye na mama Nsabi, bari aho ngaho nyine bari kuganira ibyabo. Nyambo ndetse na Nsabi bagiye, Jane na Eric nabo bari ukwabo nyine.
noneho ntuza Jenny yabwira ati sikundi mbona ntabwo bufite ko mbona nta kibazo ufite Erika aramubwira ati mwana njye ndi umuganga umenye ko ndi umuganga biriya ni ibintu rero tuba twarize gucamo ni ibintu tuba ducamo igihe kinini noneho Jenny aramubwira none nawe bijya bikubaho iyo uri mu kazi kawe bijya bikubaho nyine ko wahura na kese nk'iriya ikomeye kuriya nyine ntuza Erika aramubwira ati biriya ni ibintu nyine tuba twarize ko none se ko n'umuntu agupfira imbere ukabyakira nyine ukabifata nk'aho ari ibintu bisanzwe ati rero biriya ni ibintu twe tuba twaramenyeye guhura nabyo niyo mpamvu ureba ari njyewe ari mama ntabwo tuba twapanitse cyane nyine tuba twarabifashe nk'ibintu bisanzwe nyine ati cyane cyane ko tuba twizera ko hariya ubuzima buragaruka cyane umuntu akongera akabaho n'igihe kirekire kimwe nuko nyine habaho agakosa gatoya cyangwa se habaho nyine bya bindi byo kuvuga ngo ni ikintu kiba cyaragenwe bikarangira umubiri nyine umuntu awuvuyemo nabyo birashoboka nyine ibintu byose iyo uri hariya urabyemera ukabyakira nyine birakubabaza bikakubabaza inshuro imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu zirindwi kugeza ku inshuro utabara ariko ugera ukabyakira ugera ukabimenyera rero ati ndagira nkubwire ko rero hariya buri kimwe cyose kiba gishoboka noneho Jenny aravuga ati ntese ushaka kuvuga ko nyine byanga ushaka kuvuga ko nyine ntuza papa Nyamba agiye gupfa ushaka kumbwira ko agiye gupfa ushaka kuki utabitubwiye hakiri kare ntuza Erika aravuga ati wiya ntabwo ari cyo mvuze ntabwo ari cyo nashaka kuvuga atabwo ikintu nashaka kuvuga nuko nyine hariya ibintu byose biba bishoboka buri kintu cyose kiba cyashoboka ari urupfu ruba rwashoboka ari ugukira biba byashoboka ati rero ikintu cya mbere hariya kiba kigomba gukenerwa ni ukugira icyizere ni ugusenga ati nta kindi kintu hariya wakora ati ibintu biba bihari ni bibiri gusenga no kugira icyizere kandi ukaba wemera no kwakira nyine icyava muri ibyo ngibyo nyine kuko umuntu niba yanakira yanapfa byose ni ibintu biba bishoboka atari kubyanga bino Uganda byizeye hari abantu baganga baragira icyo bakora arangije afata mu biganza Jenny aramubwira ati ugomba gukomera kandi byose bigomba gukira araza gukira ntugire ikibazo byanga binoga amubwira ati weho ugira ukwizera ati cyane cyane ko wenda twe turi no hanze nta nubwo tuzi naho nuko bimeze nta nubwo tuzi nuko n'impanuka y'uko twe twageze hano byarangiye ntabwo tuzi uko byagenze ntabwo tuzi impanuka ye urwego rubigezeho ati rero ikintu gihari twebwe tutazi nyine ukuntu ibintu bimeze tugomba kwizera kuko ducitse imbaraga abaganga bo bahita bazicika bo bazi buri kimwe cyose kiri kuba bazi buri kimwe cyose kiri nyine gishoboka ati rero ubwo ngubwo twe tugomba kuba duhari tukazanamo tukagira imbaraga ku bwabo ku rundi ruhande rero mu bitaro nako mu rusengero rwo mu bitaro bari gusenga ni Nsabi ndetse na Nyamba bari gusenga Nyambara ari gusenga ari kurira ari kuvuga ati Imana urabizi ko nkwizera urabizi ko nta kintu na kimwe nagusabye ngo ukinyime urabizi ko nta kintu njya nkora ntakugishije inama urabizi ko nta kintu njya nkora ntabanje kukubwira Mana urabizi ko ari ushobora byose urabizi ko ari wowe wagerageje kuzura n'abapfuye urabizi ko ari gukora ibitangazo twe nk'abantu tugatangara urabizi ko ari wowe wakora buri kimwe cyose icyo twumva ko kitashoboka icyo twumva nk'inzozi Imana icyo twumva ko nyine ari ibintu byarenze ubwenge bwacu ibyo twumva ko byarenze gushobora kwacu ibyo twumva ko byarenze gukora kwacu urabizi ko ari wowe bishyira ku murongo Mana urabizi ko ari wowe biturisha urabizi ko ari wowe wazuye Lazaro urabizi ko ari wowe wakoze ibitangazo twe nk'abana tugatangara ibyo twumva ko bitashoboka kuri twebwe kuri wowe kuri wowe nk'Imana birashoboka ibyo twumva ko kuri twe nk'abana b'abantu bidashoboka kuri wowe ubigira nk'aho ari ibintu byoroshye ndakwinginze rero mbabarureberere papa haryamye hariya ubane n'abaganga bari kumukoresha ntabari bo babikora ahubwo bari wowe ubaba hafi bari wowe uba mu biganza ubagenderere ku rundi ruhande ruko Nyamba nawe ari gusenga ni nako na muganga nawe ari kurwana n'ubuzima bwa papa Nyambo yaragerageje arashitura aragerageza akora ibishoboka byose
aragerageza nyine bishoboka byose ariko biranga nyine biracyari kwanga nyine umutima kugira ngo ugaruke nyine umutima uri kugenda uramanuka uramanuka mpaka ugeze muri 0 umuganga acika intege aravuga ati ariko nta gukomeza gucika intege aragerageza ndetse byageze aho papa Nyambo anaga ijosi neza nk'umuntu upfuye. Ese papa Nyambo arapfuye? Ese muganga biragenda gute? Ese biraza kurangira gute? Nta kundi ramatse kusigaranya yazashira uretse gukurikirana kandi gace kubutaha. Niba papa Nyambo apfuye, niba ari buze gukira ntago tubizi. Reka dukomeze gukurikirana kandi gace kubutaha. Murakoze mukomeze kugira ibyo byiza naho utaha.